umuntu utahazi ni ibitangaza cyane. Abantu benshi bamenye twa studio wenda tw'amakorari, waba afitemo akaradiyo n'utuntu turi aho, ariko nka mashini zihari uzibonye ukabona na mashini ziba mu mastudio asanzwe, ubona ko ari bitandukanye cyane. Ukinjira mbese uhita ubona ko nyine hari itandukaniro, ibintu byarateguwe kandi bifite abaterankunga, biranizewe cyane. Yego. Murakoze cyane kumpa ijambo. Nitwa Theobald Uwamahoro. Maze kumva ibintu Peace Media project idufitiye yo gutera imbere ubuhanzi, nabashije kubyitabira kandi biba byiza cyane. Mba n'uwa mbere mu murenge wa Nasho, ariko ntabwo nyine byatubereye nka surprise cyane, kubera ko tutari twiteze ko tuzabona abantu badupromotinga nkuko babidukoreye. Gusa nabashije kuza ndabasura, ubu tuvugana ndi kuri studio kugira ngo ntangirane nabo gukorana indirimbo nkuko bari babitubwiye ko umuntu uzaba wa mbere bazamukorera indirimbo, kandi ndi kubona bimeze neza cyane. Ngira ngo nanabwire n'abantu bari kure cyane babyumva ko baza bakareba aho Peace Media ikorera ku cyicaro cyayo na studio aho ikorera, n'ibikorwa byo bakamenya neza bagasobanukirwa. Byaranshimishije cyane kuko n'abantu bose barambwiraga bati n'ubundi uzaba wa mbere nkina performinga muri sare. Wabonaga ko nyine abantu bishimye, bafite vibe nziza, barananyemera cyane muri Nasha, ariko kuba utaramenyekana ku rwego rw'akarere, muri ibintu byose bihera hasi. Nyine ntago ari byiza ko abantu bakumenya bakeya, abandi bo batakuzi. Hari n'ibinshi abantu benshi bapfana impano ntizinamenyekane, ariko ugize amahirwe ukagira aho performing ukamenyekana, ari byiza cyane. Ikintu cyangoye cyane numvaga nyine wenda nitwiyandikisha, kubera ko twiyandikishaga online tukabati we ntari gihe batatwanditse, ako nagize ibyishimo cyane mbonye bari gusoma buri muntu na kode ye. Bigaragara ko ni ibintu byakozwe biri smart, binakozwe neza ku buryo nta kurenganya umuntu ko ari kurimo. Nkurikije ukuntu byabiteguye n'abantu bari bahari, nyine ukuntu bari babiteguye ko byasa kose babona ko bifite experience, nubwo ni ibintu byateguwe batuje, babiha umwanya, babiha igihe. Uvuga ngo byari bimeze neza cyane ku buryo nta muntu barenganya. Ni ibintu byabereye ku mugaragaro ku buryo unarenganye n'abafana baba bagaragara ko nyine warenganye. Ariko iyo bibaye muri sare y'abantu barenze igihumbi bikirenga, cyarananengaga muri sare, ibyo bemeje abari byo burya abajaji bo bareba koko abantu bayagaye cyangwa se baguhaye amajwi koko byari byo, bakareba neza niba ibyo bakoraga ari byo, bagahita babishyiraho umukono bikarangira. Nakuyemo ni ukwitinyuka, nicyo kintu cya mbere. Umuntu wese ufite impano niyitinyuke, agera ahagaragara, agaragaza ibyo afite, banamugira inama. Niyo watsindwa n'ejo wagera ugatsinda, kubera ko ushobora kuzana ibintu none ukabona barakubwira ati ntago ari byo, genda uhinduraho akantu. Ko baduhaga n'ibibazo, badubwiraga n'ibibazo n'ibisubizo twasubiza byakungura ubwenge n'ibindi byose. Ndibuka ko banakugiraga n'inama y'ibyo wakora mu gihe watsinzwe, genda wisubireho wongera aka kantu ako kagabanye, wenda kundi munsi ndizera ko bidahagaze bazongera kugaruka kandi n'abandi batsinda. Ngiye ku ndirimbo abantu bakunda cyane, ndimo ndasubiramo indirimbo za kera. Ubu ngubu nibirangira nzatangira no ku ndirimbo zanjye, ibintu byose no kubanza kumenyekana. Natangiye nsubiramo indirimbo za kera, nkuna kuririmba indirimbo za kera. Ubwo nyuma yaho tuzatangira n'indirimbo zanjye maze kumenyekana, mbona ko n'abana bikunda. Nanone buriya iyo ibintu y'injyana yawe yoheretse abantu bakayikunda, wigenderamo ukayidevelopa nta kibazo. Ibisanzwe ni heza cyane. Nk'umuntu utazi muri studio, njye nabashe kujya muri studio, ariko nk'umuntu utazi ni ibitangaza cyane. Abantu benshi bamenye twa studio wenda tw'amakorari, waba afitemo akaradiyo n'utuntu turi aho, ariko nka mashini zihari uzibonye ukabona na mashini ziba mu mastudio asanzwe, ubona ko ari bitandukanye cyane. Ukinjira mbese uhita ubona ko nyine hari itandukaniro, ibintu byarateguwe kandi bifite abaterankunga, biranizewe cyane. Numva ibintu byanjye byagera kure kandi mumfashije nka Peace Media cyane, dufatanyije ndumva tuzagera kure cyane ashoboka. Atari kure y'umutima
mwasangiye ubuto, ubu mwasangiye byo